twari turimo twinshi twari turimo ngo tugire amahoro meza, hari amahoro haba urukundo, hari amahoro barasabana, hari amahoro ntihaba urwango. Bose ni ibintu byahuzaga. Akarimbo kitwaga amahoro meza. turirimbire duhakapera amahoro meza, amahoro 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 meza, amahoro amahoro, ari amahoro haba urukundo, amahoro ari amahoro barasabana, amahoro. Ababyeyi bagiragamo uruhare cyane buriya kugira ngo umwana ajye kurongora umukobwa iwabo nabo atasobanura iwabo nabo ngo bamubwire ati kuko uyu mwana none akomoka aha n'aha. Imiryango yari ifite uburyo iziranye kandi inabana, noneho ku buryo umukobwa yavaga muri uru rugo akajya muri uyu muryango akajya muri uyu, kubera ko n'imiryango yari iziranye ndetse n'abana bakabyubaha. Nibyo muri musanga akenshi urugo rwararamaga, nta bantu batandukanye. Akenshi ngira ngo banagashushanyaho umutima, agashyiraho umutima, agashyiraho ururabo, yarangiza akakazinga mwahurira mu misa, akagupfumbatisha umukobwa akakajyana, mwazongera guhura mwakazana akagusubiza. Ariko ibyo byaje kuza nyuma, ibyo mu gihe cyacu ndabyibuka byarabaye. bakunzi bacu aho muri hose, aho muherereye hose ku isi, abo muri diaspora yo muri Amerika, iya Canada ndetse n'iyi Burayi, tubasuje. Ikiganiro nuko byahoze kuri The USA New Times ndetse na Mibirizi Official. Mibirizi Munyanshoza Dieudonne arahicariye. Mibirizi nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Kananye suhuze abatwumva, inshuti zacu, abavandimwe bari hirya no hino, ari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nongere ndamutse kandi basuze ko uyu ni wa mwanya wacu, ikiganiro uko byahoze dukomeza kugenda tuganira. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku bijyanye n'itumanaho, gusangira amakuru. Iyo urebye ubu ngubu baravuga ngo isi yabaye umudugudu, uravuga wakwandikira umuntu, washyira hari imbuga nkoranyambaga, ariko ibintu bikagera ako kanya ku isi yose, kigakwira ahantu hose. Ariko se na kera byagenda gute kugira ngo amakuru yagendaga bahanaga amakuru gute? Ndagira ngo tuze kugana kuri ibyo bintu, kuko na kera naho byabagaho, ariko nyamara nta ibyo twavuga by'ikoranabuhanga nta bihari. Ariko hari ubundi buryo abanyarwanda bakoreshaga, kandi amakuru akagera ku inkuru, ikagenda ubutumwa bugakwira hirya no hino. Nibyo ngira ngo tuganire kuri uyu munsi. Urakoze cyane. Uragira uti gutanga amakuru, ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Kuva na kera barayatangaga. Ese kuri umuhanzi nta karimbo k'icyo gihe kavuga ngo gutanga amakuru, gukundana, abasezeraniye, ibiki byose ibintu nk'ibyo nta kakubangukira hafi? Hari akarimbo twaba turimo twinshi, twari turimo ngo tugire amahoro meza, hari amahoro haba urukundo, hari amahoro barasabana, hari amahoro ntihaba urwango. Bose ni ibintu byahuzaga. Akarimbo kitwaga amahoro meza. turirimbire duhakapera amahoro meza, amahoro 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 meza, amahoro amahoro, ari amahoro haba urukundo, amahoro ari amahoro barasabana, amahoro. Akarimbo ni akarimbo ka kera abantu barimbaga bahuye, nabo hakurya bakumva baririmba, abandi bakaza, ukabona gahujije abantu bakabahuza. mahoro meza, mahoro meza, mahoro meza. Nuko rero kera amakuru bakayahabwa. Tugiye kureba ukuntu amakuru yatangwaga. Hariho abantu bakundanaga, hari ubutumwa bw'umwami, hari ubutumwa bijyanye n'abavubyi, hari ubutumwa bwinshi. Amakuru yagera abantu cyangwa n'umuntu ku giti cye agatumaho abavandimwe be, nzaza kubasura, nzaza kubereka
urubyaro ndaza mfite urubanza cyangwa ubukwe, yego ibintu nk'ibyo ubukwe. byakorwaga bite rero ubwo kandi nk'uko twabisobanuye muri ikiganiro cyacu ikiganiro ni uko byahoze habagaho uko ibintu byakorwaga ujye ubikoramo n'ubusesenguzi uturebere uko byari bimeze icyo gihe uko byahoze n'iri koranabuhanga mu isi yabaye umudugudu urebe icyo ushimamo n'iki icyo ugayamo n'iki kuko n'izi mbuga nkoranyambaga n'ubutumwa abantu batanga harimo nabyo ibindi bibazo bigenda bizamo cyane nagira ngo dukubitiremo agatoroshi hanyuma utubwire nk'ikiganiro uko byahoze hanyuma utubwire n'uko bimeze ubu ngubu. Kera iyo mvuga kera mvuga no mu myaka yanjye ariko tukavuga nuko twabisanze bivugwa. Ubundi habagaho ubutumwa bwa mbere bwakwiraga nko mu gihugu nk'ubw'umwami ari itangazo ashaka kugeza ku baturage. Hari ubutumwa rero bwavugaga yenda reka duhe nk'urugendo umuganura ukabwira abaturage igihe cy'inama izabaho abaturage yenda niba ari intambara izanaba cyangwa se niba ari ibyishimo runaka. Habagaho ikintu bitaga ngo ni impuruza. Impuruza ni ingoma. Buri gasozi kose kagiraga umuntu uri aho uhora asa nkaho yiteguye atega amatwi abo hakurya ya ngoma ko iza kuvuga noneho agatega amatwi icyo ishatse kuvuga noneho nawe agahita ako kanya nawe avuza ya ngoma uwo hakurya nawe akamwumva akavuga bwa butumwa niba ari bwuturutse ibwami cyangwa niba ari ubutumwa runaka cyangwa se n'aho batuye ubutumwa bwaragendana. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba nk'umwami yatangazaga mu gihe gitoya cyane abanyarwanda bose bakaba barabimenye kubera ya mpuruza b'abantu. Icyo rero ni kimwe. Noneho iyo mpuruza rero yavugaga ibintu byinshi. Yavugaga ubuyobozi, reka tubyite ubuyobozi cyangwa se ubwami cyangwa se ushobora no kuba atari ubwami ari nko kwenda abashefu asushefu abatware. Hari ukuntu bamenyeshaga mu baturage nabo hakorwa iki kintu gituma abantu bashobora kumenya amakuru kandi ku buryo bwihuse kuko urabizi nta telefone zabagaho. Noneho ikindi nacyo ni uko abenshi burya bahuraga mu rusengero bagahura mu kiliziya. Abantu benshi bubahaga nko mu misa cyane mu kiliziya bagahura mu rusengero niho abantu bahuriraga. None akaba ariho banamenyera n'amakuru ndetse n'uwaba yandikiye undi baruwa akayimuhera aho ngaho. Akenshi wasangaga amakuru agenda abantu bose bakamenya ikintu kizaba ari n'umuntu ku giti cye ndetse akaba hari umuntu tujya batumagaho agatumagaho bagenzi be kwenda ko afite urubanza. Benshi bavuga ko ari ibirori. Urubanza nubwo ni nk'ubukwenda cyangwa se ko azagira ibyishimo runaka ko azabatirisha cyangwa se ko ari byiza ariko n'ibitari byiza ariko amakuru yashoboraga kugenda kandi nta rindi koranabuhanga bafite bakoresha. Ariko ubu ngubu haje ikoranabuhanga ku buryo noneho nta muntu ni ukwandika mesaje kuri telefone ugashyira ku mbuga ugashyira ku maradiyo cyangwa se ku binyamakuru inkuru igahita igenda. Ariko ibyo nabyo ni byiza, ni ikoranabuhanga ryihuse dufite. Ariko naryo ikibi cyabyo ntekereza ko ikibi cyabyo ni uko n'ushaka kubeshya n'ushaka kuyobya abantu nabyo arabikora ako kanya biratambutse ako kanya ugasanga nabyo ni ikoranabuhanga ni ryiza ariko naryo rizamo n'abantu bashaka guharanira inyungu zabo akaba hazamo kuba yabeshya cyangwa kuyobya abantu nabwo bikaza kuko nabwo bijya bigira ingaruka nyinshi hari imbuga nkoranyambaga hari ibitangazamakuru ahantu hose kubera ko guhererekanya amakuru byoroha ariko abenshi babiprofitiyemo kugira ngo basakaze ibyo bashaka. Rimwe na rimwe usanga rimwe amatarukuru bikaba byazana kuyoba. Ariko kera yabaga ari inkuru koko ubona ivuga ibikwiye kuvugwa. Ntekereza ko ari cyo kintu nibyo ubu ngubu amakuru
arihuta nawe cyane, ariko nabwo yajemo ibindi bintu nk'ibyo nari maze gusobanura. ngo mpisa nk'urihumuje ariyo ndirimbo yari yavuze bisa nk'urihumuje ubwo muherekeje ikiruhu kigarama cyose amakuru kera habagaho bahuriye imbere ibintu byitwa igikenyeri, bagafata igikenyeri bagashyiraho ubutumwa. Kera bazi kwandika kera, nta kwandika byaje nyuma, kera cyane. Ibintu by'agakenyeri se urabizi, bakakajya nk'abakomuyeho bagashyiramo agapapuro, umwana akagenda yirukanka atakanduza. Nabyumvise, niho naho haje bya bindi ngo umuntu wataye ibaruwa mu mazi arongera ngo arayihanagura kwandika nyine byaje mu cya gihe cy'umwaduko w'abazungu, niyo batuzanye ibintu byo kwandika, batangiye kumenya kwandika. Ariko mbere hari ubutumwa cyane, ubwo nagendaga mvuga kwandika nabyo byagize akamaro, ariko ugasanga nabwo ntabwo kwandika umuntu akandika ariko agahereza umuntu bari kumwe. Ariko natwe nyina ngo tukiri bato ndabyibuka, iyo nk'umwana abana bavuze kuba abasore bakundana waragendaga, ntabwo wahuraga n'umukobwa niba umukunda ngo ube wamuhagarara imbere umubwire igisono. Ntabwo umuhungu yatinyaga kubwira umukobwa ko amukunda, ahubwo akaba yanditse agapapuro, akenshi ngira ngo banagashushanyaho umutima, agashyiraho umutima, agashyiraho ururabo, yarangiza akakazinga, mwahurira mu misa akagupfumbatisha, umukobwa akakajyana, mwazongera guhura nawe akazana akagusubiza. Ariko ibyo byaje kuza nyuma, ibyo mu gihe cyacu ndabyibuka byarabaye. Reka tuvuge ko nzabatirisha umwana, ntuye ku musozi runaka kandi nkeneye kuzaba mu birori byanjye, bakoreshaga ubuhe butumwa? Twatumaga umwana mukuru wanjye, byagendaga bite? Kera watumaga umwana akambuka imisozi akajya kera habaga hari umuntu ufite abo bafitanye amasano, ariko hari n'abantu babaga abavandimwe, bakaba ari inshuti, bigatuma ku nshuti akagendayo, akajya akamubwira n'umubwire ko mfite urubanza iki gihe n'iki, noneho abantu bakazahura bakabatumira. Ariko n'igihe nubwo bahuriraga hamwe, bahurira burya kenshi hari igihe bahura burya hakunda kuba inama, hakunda kuba aho bahurira banataramira, burya kera barataramaga, bahuriraga kera mu rusengero, cyane cyane burya Gatolika cyane, niyo kera yari yasaga nkaho hari andi madini yagiye yanduka, ariko yagiye aza nyuma. Ariko nayo hari amadini nayo ya kera yaje no ku buryo usanga ari ibintu bigira. Ubwo rero wasangaga ari aho ngaho abantu bahurira. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa gutuma umwana, cyangwa se ushobora no kutaratumaga umwana, ariko ugatuma undi muntu wenda w'umusore uri aho muri ako gace, cyangwa ukamutuma, kuko kera habagaho no kubaha abantu bakuru. Umuntu aba ati kwanaka ndagutumye, akagenda, nta nubwo yanashinzwe no kuvuga ngo gutuma yenda umwana wawe, kuko kera hari uburyo abantu bubaha, ikintu cyo kubahana barakigiraga. Umuntu iyo agutumaga, cyangwa niyo yaba ari umuturanyi, akamutuma ngo mutumye hakurya urugendo ryo kumubwira kwa kanaka, mubwire ko mfite ibirori n'ibi, cyangwa se nagize ibyago, ngewe bambwire ibintu byose, ku buryo ubutumwa bwa umuntu yaratumaga, umuntu akagenda akajya, cyangwa se hari n'aho umuntu yananyarwaga akajyayo, akajya kurarika, akajyayo, agafata inzira akagenda, akajya kubwira mugenzi we hakurya, akafata n'ejo kurarika. Hanyuma niba hari ubukwe, na ba bandi ukabona bakenga, bakitegura, ugasanga abantu bose banashyigikirana mu buryo. Reka tubijye imizi twitsemo ahantu. Wavuze ku bukwe, reka tuvuge ku bantu bashaka kubaka ingo, baga bazi imirimo ya kinyarwanda igihe ibera, igihe abahungu bashorera inka, igihe bazuhirira, igihe bajya kugira ubwatsi, n'abakobwa bakajya kwahira ubwatsi, bagahuriraho. Hatubwire hanyuma uhita usimbuka ubizana muri igihe cy'ubu ngubu,
n'umuntu arakanda ati saa 12 duhurire imibiriza bari gucuranga muri Airbus tuhahurire dusangire. Ni abana b'iki gihe. Buriya kera kubera umuco abakobwa abari babaga ari abari mu rugo bakamenya ibyo mu rugo bakagira mbese imirimo yabo ibareba, ariko nta mwari wapfaga kuvuga ngo waragiye mu buryo butazwi, nta hantu babaga bagiye aho bamutumye bakajya gusenga, bakajya ariko cyane cyane kwahira ubwatsi, bahitaga ngo ni ugukukira, sinzi n'ibyegerwa gukuka inka, kugira isuku, gukubura, burya ngo niyo umuntu yarambagizaga akenshi ngo nagenda agaca ahantu akareba ahantu umuharuro, wacaga ahantu ukareba ahantu hari umuharuro ukubuye neza, hatewe n'uturabo ku ruhande, hari umukobwa hahora haka ako kanya. Ubwo rero ariko iyo bajyaga kwahira ubwatsi nawe abahungu bagiye hari ubwo inka zagira igihe cy'ishoka, akaba ariho nabo baprofitira guhura, ariko nabwo byabaga ari ibintu bifite uburyo bikorwa, bifite uburyo byubahwa, bitari ukuvuga ngo ni na mpamvu ibyo bintu, ariko nabyo byabagaho, babaga hari uburyo bahuye bakaba bahahura aho ngaho. Ni kimwe rero nuko ubu ngubu usanga ari muhurira ahantu muri konseri, muri coffee shop, mugahura ahantu muri dusangira agakawa, taxi, mugahura ahantu ahantu hose hashira umuteto. Ariko hari n'abahura ku mbuga nkoranyambaga mutaranabonana, bagakundana bigakomera, bakazahura gusa hasigaye nk'iminsi 2 ngo bashyingirwe, bari batarabonana gusa bavugana gusa. Ariko ngira ngo ibyo ntabyo nabyita ngo hari ibintu bivuga ngo ni umwimerere, twita ngo ni original, bivuga ngo hari ibintu kuko niyo umuntu mwarakundanye mugahera mukabonana mukaganira mugafata igihe, bivuga ngo mwese umwe yagerageje kwiyumva mu wundi, yagerageje gusobanukirwa uwundi, bakomeje kuganira kuko barahuza, niyo babanye rusanga ko ari ibintu byari byarateguwe, ni ibintu ubwabo batekereje, ibintu baganiriye, buri wese kuko yiyumvamo undi. Niyo mpamvu usanga wasangaga ari ibintu noneho kera hazagamo n'ababyeyi, ababyeyi bagiragamo uruhare cyane, buriya kugira ngo umwana agiye kurongora umukobwa iwabo atasobanura iwabo nabo ngo bamubwire ati kuko uyu mwana akomoka aha n'aha, imiryango yari ifite uburyo iziranye kandi inabana, noneho ku buryo umukobwa yavaga muri uru rugo akajya muri uyu muryango akajya muri uyu, kubera ko n'imiryango yari iziranye ndetse n'abana bakabyubaha, nibyo muri musanga akenshi urugo rwararamaga, nta bantu batandukana. Niyo byumva ibintu byabagaho gucyura, niyo habagaho bajya ngo ntazibana zidakomanyije amahembe, kwahukana nyine, barahukanaga kera, barahukanaga, bakajya kumucyura agataha, hakaba igihe umugabo aza gufata inzoga akajya iwabo, bakamuherekeza, akagenda bagasabana n'imbabazi, cyangwa sinzi uwakosheje, ariko bikongera bagasubira bikarangira, ariko gutana burundu ntabwo akenshi byakundaga kubaho cyane, kuko byari ibintu wabonaga abantu bubahaga, kubana kw'abantu kuko baziranye, ariko no kubaha imiryango yabo, ku buryo bose babaga ari ibintu ubona byateguwe. Ariko ubu ngubu usanga hari igihe akenshi usanga ababyeyi batabigizemo uruhare, umwana akaza agira ati njye narakunze, kandi ugasanga ababyeyi kandi nta n'ikindi bakongeraho, nyine akabyakira, bakabana. Hari n'aho burya banarinda bashyingirwa, ugasanga ba mwana bombi batanaziranye, ahubwo bakaza, ngira ngo hari igihe hajya bibaho, bakaba baza baje kwambikwa n'ingofero, yenda bataranasuhuzanya, ibyo birashoboka, hari aho bijya bibaho, sinzi hari aho bibaho, ntabwo wenda namamuri cyane ko hari aho bibaho,
icyo gihe rero usanga aho ngaho hari ikibazo cyagira. Ni byiza ko ubu ngubu iyo abantu babana barakunda, ariko n'ubundi ntabwo bivuga ko niba bahuye bamaze igihe gitoya nabwo hari abahura nabo bakabana bakamarana igihe kinini, ariko cyane cyane akenshi ba bantu bakundanye bakamarana igihe bakaganira ndetse hakaza kubaho kuko binibwirana ntihabe guhishanya, kuko burya igisenya ingono akenshi no guhishanya. Umwe akabana n'undi ariko hari ibyo umwe yahisha undi, nyuma byamara kumenyekana ugasanga niho haje mu kibazo. Ariko ngira ngo kera ni ubwo buryo wasangaga abantu babanagamo. N'ubu ngubu niho byagabanutseho, kubera ko umuntu we yikundana n'undi, ndetse hari n'ureba ko yamukunze gusa ku isura gusa. Urakoze cyane, wagiye cyane mu rukundo, ariko hari amakuru yatangwaga, hari ubutumwa nk'uko leta iduha ubutumwa, mufate indumuzi z'ibishye, dore ibihe bimeze nabi by'imvura, ubwo ni umuburo. Hari ukuntu byatangwaga. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagaruka kuri ibyo bintu, uko ubutumwa bwatangwaga buva ku bashefu batware bijya ku baturage babwira ikigiye gukorwa, hari icyorezo kiramugira gutya. Hanyuma kandi urukundo kuko n'undi arirwo ruturanga, turazagaruka muri ya myaka yindi habaga hariho ngo feyaretere z'icyatsi, z'iroze, iz'umuhondo, ngo yaba zifite n'icyo zivuga. Umuntu yabona urupapuro rw'icyatsi avuga ati hano barandangira barampemuye. Ese ibyo bintu waba ubiziho nabyo? Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabivuga. Tuzabiganiraho. Murakoze cyane bakunzi ba WSN New Times ndetse na Mibirizi Official. Turi mu bijyanye n'itumanaho kuko amakuru atangwaga kera. Uyu munsi ducumbikishije aha ngaha, ariko ubutaha turagaruka kandi turikomeza tunaryinjiramo. Mukomeze kandi mujye muri comment mutubwire. Mucurere turagusuje cyane, turamusuje cyane, kandi inkunga zawe ni ibitekerezo turazishima. Yaratwandikiye ngo tuvuga kuri bya bindi by'abakobwa n'ibintu byabashuga dadi, izo ngamba zawe nizo, ariko ngo biragoye kuzishyira mu bikorwa. Umucurere utwandikire tubwire uti muzabigenze mutya. Nawe ikiganiro ni icyanyu, bakunze bacu muherereye hose ku isi. Rero turabashimiye, naho butaha.